ngo bakampiki oya ndavuze banza wumve ayo fucking kidding me ndakubaza banza wumve se ndakubaza uretse gato nari supporting ikintu Njuga yaravuze babiri unyumvire ugafata side ariko ngenda ndavuze muri babi ngaho myitira gato uretse gato Njuga ihangane gato ndashaka kubaza weke Miniki yaba ari hano no kuri Twitter ni hehe habaye rusaku kurusha handi hanyuma kuri Twitter mwatanga amakoyini nawe niwe wakabaye vuga ibyo oya njyewe icyo nakumenye no uretse gato amakoyini ubugendereye ceceka gake niki uretse gato ceceka ntuka umuheza ngo ni cyo cyawe rero wowe tunigana inkari ntabwo ari kubanigana inkari ubu mukanya nigera nkakora nayo urindi manganya fata turamwanga urindi manganya genda gutya ngo ntabwo ibyo bintu ari byo ndakubaza ni iki kiri kuba uyu munsi kitabaye kuri Twitter oya iyi mihanda ceceka gato ni izihe saga ziri ahangaha zitabaye kuri Twitter oya ahangaha mushaka kuba mukabya wabyumvishe hano mushaka kuba mukabya ufata inguni ku mukobwa rero wakuguraga amayinite urabyibuka mbizane tubivugeho uvuge ukuntu urabyibuka uribuka cyese y'umukobwa mwatereteraga kugura amayinite ukaza ugafata side mukagendana mukangira ikintu kibi do you remember indese yawe nawe utangiye kumanipira abantu ntabwo ari ukumanipira ni ukuvuga ngo ikibazo kiba kiri ahangaha urumva ukuntu ubuje ugahita ufata Godfather ugahita umubyarira kuri TikTok ntagiye kuvugira kuri TikTok niyo mpamvu nakubwiye ngo TikTok mugira ibintu byayo bitandukanye n'ibindi ntabwo ibyo bintu ari byo so niba turi kuvuga ikintu muri rusange rero harimo kwiga no gusobanuza ntiwongere gukora ikosa urumva nta soni ni wowe akavuga ngo amakoyini wowe uri kuducecekesha ni dutange point zacu point ushobora kumva tukagira umuntu kuri TikTok wowe uzi ntambara none se suri ubu ngubu wiberewe kuri TikTok ahantu hose mbanyura bavuga ngo uri kwaka amakoyini ngo ufata za ntuza wakabaye winyomoza ukababwira ngo Godfather w'ubwira nyine ngese kandi ko maza gari wababwiye Godfather ukavuga atari ko Godfather ntabwo kuri TikTok no kuri Twitter byagendaga gutya umva Godfather umva kubwire hari ikintu ushaka kubwira kiri gutuma ugaruka mu majwi urumva ugaruka mu majwi cyane yuko ufite uruhare runini cyane mu ifungwa ry'aba influencer we waragiye wiga internet cyane urayimenya wibaze ariko Kamaro arakana mutagomba kuzajya mwitiranya naga inzego zikorerwamo n'umuntu urakoze cyane ntabwo Godfather ako kantu basobanura bakumisha opinion yanjye wewe ubigiramo uruhare banza wumve gato reka njyewe wumva opinion yanjye sibyo yaragiye yiga internet urumva ayiga neza urumva noneho aba influencer bo mu Rwanda benshi ntago bazi gukoresha internet urumva ntago bazi n'ibigize amakosa banza wumve ntago bazi n'ibigize amakosa byo kuri internet sibyo noneho abo yirusha urumva baba influencer uyibakoresherezamo amakosa we Godfather sibyo urugero nayo mpamvu warangiza ukanaba reportinga urumva ugaca inyuma urumva nta makuru mba n'imihanda ugaca inyuma kanavuga ati reba wa muntu urumva gutya na gutya akoze ibi ngibi urumva akaba ari wo bikora kandi ari wamuzanye wamuvundereje wamushyirije mu mutwe noneho mu gitondo urumva ugakomeza ukabisensibiliza kugira ngo uwo influencer afatwe afungwe agafungwa mu gitondo akamanuka niyo mpamvu garuka mu majwi ari kuvuga ibivugwa mureka avuge icyo gihe mamushaka kuvuga yuko inzego mamushaka kuvuga ko inzego zazitegereje reka manza umwumva kubwira ibivugwa reka wumve ni ibivugwa ku mihanda urumva ni ibivugwa ahangaha muri entertainment yo mu Rwanda yuko aba influencer benshi bafunze yari mageragere urumva ubifite muri 100%. Uruvuze ngo Godfather rero no umukozi w'inzego nawe se mu buryo buri indirect reka nze nkubwire rero reka nkubwire Kamaro ahangaha nababwiye aba batindi ikintu bakora uretse gato aba batindi ikintu bakora ntabwo Kamaro ari umusazi ntabwo Kimenike ari umusazi ikintu biro bipeti bikora baragufata bakakuriza igiti urukunyumva bakakuriza igiti barangiza kukuriza igiti barangiza bakagitema bamaje kugira umuntu byibushye mwamumvishe already hano urukumva ko bamaze kunsiga inzego reka babaze none Kamaro uretse gato niba nkorana n'inzego kubera iki mu mpangara kandi ifite ubushobozi bukorana n'inzego zo gufungisha abantu ko mudatinya ko bafungisha yewe ntago nemeza gukorana n'inzego reka Godfather ntago gukorana n'inzego ni kimwe nk'uko Kasuku
iyo yifatiye ziriya barabaniga akabatuka abantu benshi bamushinja ko akorana n'inzego adakorana nazo ariko nawe iyo ufashe bino bintu ukabijyamo urumva uribaza ngo kuki Kasuku aho abantu banyena akabatuka gutya na gutya ariko inzego ntizigire ikintu zibikoraho no ukabitekerezaho ukabona nibyo ariko nawe wagaruka wavuga ku muntu rimwe nta kintu abaye ejo ukagaruka kuri live ejo ukagaruka kuri live kabiri nta kintu abaye ubu turi mu gihe cyo kukubwiza ukuri gatatu inzego zibyinjiyemo itangazo rirasohotse kane ugatangira gukoresha ijambo ngo narabivuze gatanu umuntu akaba aramanutse umuntu akaba arafashwe gatandatu bakaba bamusomeye urubanza umuntu nawe babwiye ngo arafunzwe andi makuru ahari aravuga yuko uri ahantu uba wicaye nk'ahantu muri ofisi uri hano mu Rwanda n'ijwi uba warihinduye uri mu bantu bari mu nzego ahantu runaka bundi Godfather bundi ngo nta nubwo aba hanze ibyo nananze kubivuga nta nubwo aba hanze urumva hari ahantu uba wicaye ngo kuzana ibimenyetso oya biriya ni AI niba unaba hanze urumva wowe niba unaba hanze uba Uganda uba nk'imbarara okay ni byiza ko dufite uretse gato dufite impuguke Didimani uyu nguyu ni umushakashatsi nyuma y'uko akoresheje iryinyo ryari ryarahongotse akarisubizamo yakoze ubushakashatsi mu ntega amatwi uretse gato Didimani yakoze ubushakashatsi akora isesengura afata urugendo ngo kuva mvuye Masisi ntabwo biri ngombwa kubizana aha gato yaramerekeje uri kutujijisha oya ntabwo bamuzana ibintu byarangiye uyu yaramwerekeje muri Canada uba yesi Didimani ese Godfather iyo ncece turababara oya Didima baravuze ngo ndi mu Rwanda babwire urugendo rwanjye iyo ncece turababara Didima bari muri Canada uri nk'umuntu abantu bangahe wewe wemera ndakubwiye we Didimani katsindwa n'Imana Didima ndakumva ndashaka ubabwire manzu vaneho kino kinyoma ngo wemera bangahe ukoze ubushakashatsi basobanurire urugendo musubize nyuma y'aho ubushakashatsi bwanjye tubutesheje agaciro umaze gufungisha abantu bangahe wemera twaje gusanga ibi biriya barakubeshyiraga reka mbasabe kuko ndabizi kandi reka nkubaze iyo ejo ndatakwishyura nawe wari kumufungisha uretse gato inde Jori we Mrs. Crack wafunge mic yawe nguba muri Oman mwana nguba muri Oman ndakubaza Didima birakwiye ko mushobora kuza hano imbere y'abantu 800 urumva abantu bakavana amagambo mu kanwa bakavuga ko ngiye Godfather mu by'ukuri ngiye Godfather navutse mu ndeba uretse gato ntabwo twakubonye gaceka n'umutaze negeranye no mucomante uretse gato ndabibona uretse gato ngo bagire ikintu kimwe Didimani ko Didimani watumwe n'inzego kuza kumvana kuri Clubhouse uzana kuri Twitter ubundi reka nkubwira ahantu bera igifura urumva uretse gato uretse gato ntabwo mvuga menshi hari ukuntu wikunda cyane urumva witonze ubanza kubwira hari ukuntu wikunda cyane so ahantu bera igifura rero nk'iyo bolo yo kuri Twitter yararangiye urumva ugera naho uza kunkandaho akana k'intare ahantu ari nibereye urumva ko ibintu byarangiye tukabisimbuza ibintu aho narimo arabigarura ahubwo urimo kubigarura rero tubigarukeho nimba dushaka gusubira ku bintu byo kuri X urumva tuvuga uburyo watatse Jora akarwara umutwe urumva kugera aho atwishyura abishyura urumva atwishyura kugira ngo tumenye umuntu witwa Godfather urumva amakuru yame neza urumva mwageze naho mwishyurwa bawitonze gatoya nitumara kumumenya tumenye n'icyo umuhora ese iyo ataguha amafaranga byari kurangira nawe umugejejeyo ubwo urukumva uruhande nyuma yo kwishyura reka nze nkubwire ikintu kimwe Didima ahubwo nyine nakubajije umaze gufungisha bangahe wemera reka nze nkubwire Didima ikintu umaze gufungisha bangahe wemera Didima
uretse kumvugiramo ariko siwe muri kuvugira rimwe kanze ngusubize Didima komereza aho ngaho narinzi ko urukumva ariko gadufariga ngiye bura bacicekanye menshi uretse gato narinzi ko wakuze ariko gufata songiza umwana aho ni ubera igifura aho ni ubera igifura ntago basha kwihagarara wingira igifura gafurwa n'igisura uretse gato niki wakwihanganye reka nsubize Didima ni mwihangane mani ubu umeze nk'umuntu uhanganye n'umwana twavuze uretse gato Didima bakubwire urumva ibi bintu biba biri seriye ntutekereze ko ibintu bitari seriye sibyo utabiza uretse gato ntabwo jori kwishyura kugira ngo uhindure uruhande uretse gato utangire kwa Melody se byagenze bite ceceka nabo baramwishyuye aho ngaho na payment zirahari ceceka ngo abande none kwa Melody ariko reka mbabwire ikintu muri bigoryi uretse baye Keminike wajyanywe uretse gato inyungu za social media turazizi ndakubaza uretse gato bivugiramo baye Keminike uretse gato baye Keminike wagiye bakamuhereza amafaranga akaza kuyereka abantu none se buretse n'ibyo ngibyo ariko je ntabwo vlog wacu ntabwo ejo bamuhaye amafaranga kuri live stream erega twega abahanzi baduhana amafaranga twega abahanzi amafaranga barayaduha nese tubihakana aho ngaho abahanzi amafaranga barayaduha umuhungu wacu usigaye ko streaming kuri YouTube live hano hose ari ntabwo ejo gahere yamuhaye amafaranga ibyo ngira ibintu birenze uribuka ejo ndigiye wari witendegaga kuri Bruce Melody kugira ngo birangize bikarangira baguhaye amafaranga kugira ngo utazongera kumuvugaho nibyarangiye Keminike rero ukanga pen umva rero nkubwire ikintu kimwe sibyo iryo ni ikosa uyu muri masimo gandaho kagaruka imbere y'ubutabera mwamase utumye n'ibintu bigarura ariko wowe bagusabye mushaka tumye niruma umva nkubwire uretse gato giye ntabwo nza kukwemerera ibyo bintu uvuga baragira cyawe nyine ziba ntabwo ushobora kuza gutangira ibihwano ngo abantu batekereze ko ari byo bwira nigendere rero watumuka wagenda nyine nagenda rese mundi ni ngombwa